Meze neza cyane. Ndakeka buri munsi twaramenyeranye. Iyo tuje hano tuba tubazaniye amakuru meza cyane 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 ayibanda ku mahirwe yo kujya kwiga hanze, kubona akazi ndetse n'ibikorerwa hano imbere mu gihugu, ku ma scholarship cyangwa mu buryo bwo kwiga hano mu gihugu imbere, ndetse n'uburyo umuntu yabona akazi hano imbere nabyo tutabyibagiwe. Iyo tuvuze kwiga cyangwa tuvuze akazi, uwo ari we wese ahita yumva ngo ni ibiki bikenerwa, mbese ni izihe dosiye. Ese waba uzi neza ko wowe ubwawe ari we ugomba kugira ubumenyi bwo kwitegurira dosiye yawe kuruta uko wakegera abejenti b'irembo, abakora ku mapapeteri, abafite sekretariya publique n'ibindi bikorwa bifasha abantu kwandika inyandiko zitandukanye? Ni wowe wenyine rwose ufite inararibonye kurusha abo bose, kubera ko ni wowe uzi ibyo ushaka kandi ni wowe uzi ubushobozi bwawe kurusha abo bagutegurira ibyo twita dokima akademike zandikwa nawe ubwawe muri rusange. Niyo mpamvu twabakoreye iyi cano yanyu kandi yacu, kugira ngo umuntu wese uri hano abe yahakura ubumenyi ndetse n'amakuru amufasha kongera amahirwe ye mu byo kwiga ndetse no gushaka akazi. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kuvuga kuri CV benshi cyane bamaze iminsi batubaza, kandi benshi cyane bagiye bagihura n'ibibazo bitandukanye byo gukora CV zitandukanye kandi zujuje ubuziranenge, ku buryo yaba umunyamahanga yaba umwenegihugu ayireba akavuga ati kamemu iyi CV iri professional kandi yakozwe n'umuntu ubizi neza. Tugiye kuganira kuri CV bita IELTS cyangwa itegurwa na European Union. Ni uburyo nyine abanyerope cyangwa abanyaburayi bakoze, umuntu ashobora guteguramo profile yiwe cyangwa ibimuranga, noneho nyuma y'iyo profile ikaba yamubyariramo curriculum vitae cyangwa resume cyangwa CV igizwe n'umwirondoro umuranga ndetse n'ibimuranga byose. Mbibutse ko iyo ushaka akazi haba mu gihugu imbere no hanze, ikintu cya mbere kiba gisabwa ni umwirondoro cyangwa CV yawe. Amabaruwa na dokima akademike bikaza bibikurikiye, kuko nk'imiryango mpuzamahanga ndavuga NGOs akenshi ntabwo zijya zisaba amadiplome, ziyasaba waramaze gusucceedinga cyangwa kuba waba selected kuri iyo position ukabona gutanga dosiye akademike. Ariko mbere na mbere utanga CV kugira bamenye ngo uyu muntu ni runaka, afite ubushobozi ubu n'ubu, yize ibi n'ibi, afite experience imeze gutya. Niyo mpamvu rero iyi CV ntucikwe no gusobanukirwa ibyayo, ndetse ngo umenye ngo wayikora ute, ese wakifashisha ibiki kugira ngo uyikore neza, ese ni ibiki utagomba kubura muri iyo CV kugira ngo amahirwe yawe abe yazamuka cyane. Zaba scholarship z'i Burayi, haba zino scholarship zo mu Bushinwa n'izindi scholarship nyinshi cyane, iyi CV ngiye kubasobanurira barayikoresha cyane. Hari n'akazi kenshi cyane gatandukanye amaze iminsi babibazamo, nko mu minsi yashize nabonye abantu bapostinga umwanya w'akazi, nsanga iyo CV babanye ibibazo, niyo CV ya mbere ihise iza ivugwa cyane kurusha izindi CV mu ma CV yabayeho. Ariyo mpamvu namwe nje hano kugira ngo tubiganireho cyane. Baje bavuga rero kuri iyi CV abantu benshi, kubera ko bagiye bayibona mu myanya itandukanye y'akazi. Nk'uyu mwanya uyu mwanya ni assistant to the resident training advisor muri RTA assistant. Hano ni muri European Social Fund Agency, hano ni mu banyaburayi n'ubundi. Rero nk'uko mubizi, nk'uko nagiye mbivuga, ndababwira kuri iyi CV cyane, murasanga bayivuze cyane bava ko umuntu agomba kuyapplyinga akoresheje iyo CV. Hano bakubwiye ngo candidate should send a copy of their CV in IELTS format. IELTS format bahise babahana linki ku buryo umuntu ashobora gutayicreatingira. Ubwo ukinjira kuri no poto ngezeho direct uhita ubona aho ushobora gucreatingira profile yawe ya IELTS. Aha niho nshaka ko tuza kuganiraho. Ubonye nk'uyu mwanya ubona ko uhita ubisaba direct, ariyo mpamvu naje kubasobanurira cyane ari abantu bashaka akazi hanze cyangwa mu bigo mpuzamahanga n'ahandi hatandukanye. Iyi CV nyabuneka ni nziza cyane. Hano nk'uko muri bibona, iyi project ni project nziza cyane yita kuri Early Childhood, ku bantu nyine bafite ubumenyi ibintu bya Early Childhood. Hano rero ariko CV yawe ikabikoze muri no format ya IELTS nk'uko babivuze hasi
ku byo ugomba gusabumitinga. Bivuze ngo ni CV yonyine bakeneye kuzabumitinga ariko iri muri format ya Aeropass, warangiza ukayohereza kuri iyi email ya RTA assistant, noneho subject niko uyita ndetse na CV yawe niko uyimakinga. Nurangiza rero iyi Aeropass nje kubasobanurira ntago ari kuri kariya kazi gusa ije gukoraho cyane, ahubwo ije kuba yakuza byose umuntu akeneye. Hano rero hari login to Aeropass, ni igihe nyine ufite konte muri Aeropass, banagusobanurira nyine ibigize iyi CV ndetse n'ibyo wakitaho byose. Hano rero barakubwira ngo create your CV. Iyi ni nyine poto ya Aeropass, ni European Union. Iyi platform ni yabo, ikora dokima academique, ubwo ndavuga nizijyanye n'amaseve ndetse n'amabaruwa, ariko nyine ari mu buryo buri professionnel, biri automatique. Ntago iyi platform ari platform yikoze wapi, ziriya leta zaricaye zikoresha abahanga bazo bakora iyi poto ikagikusanyiriza hamwe amakuru ku buryo umuntu wese yakoramo profile bikamufasha gutanga umwirondoro we uri professional cyangwa unonosoye. Uza hano rero handitse Aeropass CV ugakandaho, warangiza ugeze hano hantu rero ngeze aka kanya barakubwira ngo start for your profile, hera kuri profile yawe usanzwe ufite, start your Aeropass CV, create your new CV. Uhitamo kimwe, ariko ikiza cyane gishoboka ni ugutangira kuri profile yawe, kubera ko iyo ufitemo profile muri no database biba byiza cyane, kubera ko uhuririra kuri profile igahita iguha CV yawe ya nyayo. Nanjye rero niho ngiye kubafashiriza nk'uko mwabibonye nyine nkanze ahantu ha register. Nshobora gusubira inyuma cyane, ukanda hano kuri start from your profile, narangiza nkakanda register nk'uko muri kubibona. Nkimara gukanda register rero ndategereza platform irodinge. Iyo usanzwe ufitemo konte uhita winjira hano ugashyiramo email yawe ugakomeza. Iyo udafitemo konte aribwo bwa mbere ukinjira kuri no platform, icyo ukora ukanda create account, warangiza ukuzuzamo izi information zose. Iyi myirondoro ubonamo niyo ukoramo konte rero icyo ukora cya mbere ni ukwandika amazina yawe nk'uko atondetse kuri ID, warangiza ugashyiramo email yawe inshuro ebyiri, kuyemeza ndetse no kugira ute no kuba wemeza ko amakuru watanze ariyo no kwitanga bwa mbere. Ugahitamo ururimi ukoresha cyangwa uzajya ukoresha nyine mu kwa applyinga. Icyongereza nicyo rusange nka hano mu Rwanda ko abakoresha igifaransa nibo bake. Warangiza ugakanda ko wemera ko amakuru n'amabwiriza by'iyi gahunda ubyemeranye nabyo, ugakanda create account, ugategereza bikarodinga bigatanga final result. Ubwo turategereza paka tugeze hano hirya birangiye neza. Burihangana paka karangiye. Bakubwira ko bishobora gufata amasegonda 60, ubwo ni nk'umunota umwe. Ibi biri gukora bwo gucekinga data watanze ko zishobora gutanga amakuru paka zirangiye. Bino igihe biterwa nyine nuko email wenda uri gukoresha isanzwe ikora. Iyo umaze rero kuzuza aka gafomu, ndavuga hano kuri register, hano turi murabona ko bambwiye ko nyine email existe. Iyo umaze kuzuza iyi fomu mberetse, wenda nshobora gushyiramo indi email nzi ko idasanzwe irimo. Kugira bize kutworohera tugendane kantu ku kandi. Indi ururimi ni rwa rundi, nkande create account, mbe njya gushaka iyo email ndebe kiri login kugira ninjya kwisura binyorohere. Bijojo edtech email ngiyi, message ya Aeropass niza iraza kuri iyi email kuko niyo nkizemo nka register.
urabona ko email barayohereje, ndahita nza hano kuri email yanjye natanze, mpita mbona email imeze itya. Email password ntibikwereka, icyo uhita ukora uhita ukanda hano kuri iyi link nini cyane, cyangwa ugakanda kuri aka kalinki, warangiza ukajya gucreatinga password. Ni ukuvuga ngo umaze kwiyandikisha none ugiye gukora password. Password rero mbabwira ukuntu tuyikora, nagiye mbivuga kenshi cyane mu ma database atandukanye. Iyo uri gukora konti ntago nyine uhita ukora login utarakora register, habanzaho akazi ka register, then ukaza kora login after register. Iri gukora password rero mbere na mbere ugomba kumanza ukareba nimba uyujuje ibisabwa. Password rero kenshi igomba kugirwa na capital letter, small letter, number ndetse na character. Character ni udutangaro, arobase, utubazo, utwitso n'ibindi nk'ibyo nizo bita character cyangwa utumenyetso. Wandika nyine inyuguti ntoya ndetse n'inkuru. Warangiza ukandika none inyuguti ntoya n'inkuru, ugashyiramo imibare ndetse n'akamenyetso nk'uko nabivuze, ugakanda submit. Murabona ko password ibaye successfully, mbese irarangiye. Iyo urangije rero gukora password yawe irangiye neza, ukanda proceed, ukomeza kubikurikira. Nshaka iyi nyikureho irodinga rero, bitewe na internet ufite igiye kurodinga ama percentage paka idirectinze ijya kuri main link kugira ngo ukomeze kuzuza ibisabwa byose. Ndavuga bimwe nababwiye bijyanye na profile yawe kugira ngo byongere amahirwe y'akazi. Nk'uko mwabibonye muri uriya mwanya w'akazi, uyu nguyu nabasomeraga, usaba kuba ufite CV ikoze muri ubu buryo bwo muri Aeropress, ukabona kuyohereza mu busabe bwawe. Nyaboneka iyo ukeneye inyandiko nk'izi ngizi turazibafasha rwose mu buryo bw'ubunyamwuga, haba ama CV, haba ama cover letter, haba motivation letter, haba statement of purpose, haba personal statement, haba study plan, yaba izijyanye na intent letters n'ama thesis atandukanye, turayabafasha ku buryo tuyaguha ari professional kandi bitagusabye kuva aho uri. Nuko twohereza gusa ibyo tuba tugusabye kuri WhatsApp, twamara kubibona umuntu akaba yakweza ubusabe bwawe. Ushaka ko tugufasha rero watanya kuri nimero ya WhatsApp ubona aho kuri screen, warangiza ukaduha ibyo tuba twagusabye tukagufasha ya dosiye yawe nk'uko isabwa cyangwa igomba kuba yujuje bimwe byose igomba kuba ifite. Ubwo yari CV nyine ni imyirondoro yawe, qualification zawe, experience yawe, skills zawe, hobby zawe n'ibindi bitandukanye nk'uko tugiye kubibona hano muri Aeropress. Iyi CV ibiryoshye my friend. Wowe ufite imashini yawe, wowe ufite agatelefoni kawe uzi kwicara ugafata umwanya uri focus, iyi CV rwose uyikore kubera ko iri muri CV zikenerwa hano hanze ku rwego rw'isi. Iri muri CV ishobora kugufasha byinshi cyane bitandukanye, na bamwe baba basaba amahirwe menshi cyane atandukanye ari abroad, za Canada, za Amerika, i Burayi, muri Aziya. Iyi CV nyaboneka iba igufitiye byinshi, ishobora kugufasha mu kuzamura ubushobozi bwawe cyangwa kuguha amahirwe menshi cyane yo kuba wabona ayo mahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri, haba hano imbere mu gihugu ndetse no hanze yarwo, hanze y'igihugu cyacu. Hano bisa nkaho nyine gukora login biba nyine bitinda bitewe nyine n'umuvuduko cyangwa uburemere bwa system. Bitinda bitewe n'uburemere bwa systeme, uburyo systeme biri kugenda, uburyo biri gukoramo n'ibindi bitandukanye. Muri hangana ariko ndabona amakuru yamaze kuza, nubwo atangiye kurodinga muri ubu buryo biba bigiye kuza kabisa, ntimugire ikibazo. Iyo ubona bigenda nabi ushobora kurodinga hari igihe recall cyangwa uburyo bwo gukoringa database buba bwagiye buba weak, bugatanga result nyine nazo zigenda ziri weak bitewe n'uko iyo database nyine yagabanyije umuvuduko yari ifite na mbere, ku buryo uri kuyikoresha nawe nyine bituma
itavuduka cyane ku muvuduko ashaka ariko bitewe na systeme. Ntuzagire ikibazo ngo ugire ngo ibintu byawe byapfuye, hari igihe database ubwayo nyine iba ifite umuvuduko mukeya, bigatuma bitanga result nyine zitari kuri speed nawe wumva ko ukeneye. Yego, murabona ko profile noneho iraninze, itanze ibyo umuntu wese akeneye. Uhita wemera zino data privacy policy, ugakanda continue, wemeye amabwiriza nyine n'amategeko aranga ibijyanye n'amakuru ugiye gutanga. Bano amakuru yawe nta handi bayashyira, bayabika muri database yabo gusa, akoreshwa mu gihe wenda wapplyinze nk'akazi muri zino platform ku buryo basharinga amakampani mu gihe nawe wabihisemo. Ubwo cyitwa consent hariya uba ugisinye cyemera ko amakuru yawe bayakubikira kandi wizeye umutekano wa information zawe. Cyane cyane nk'abanyaburayi nibo bantu ba mbere bakunda kugira ibintu bya data privacy cyangwa uburyo bwo kurinda amakuru y'umuntu kugira ngo atajya gukoreshwa ibindi bintu bitari ngombwa, bihabanye n'ibyo uwujuje amakuru yari akeneye gushyira muri iyo database. Nk'uko mubibona login yamaze kuba, ubu ngubu ndi muri platform, kuko iyo login yabaye nyine uza hano kuri profile yawe ukaba wanareba Aeropass yawe gutya. Ubwo ni ukureba nyine ikijyanye na profile yawe uko ihagaze, ko ari wowe koko uri muri profile cyangwa nyine amakuru agaragara ari ayawe koko, nta byivangavanze. Iyo urangije ibi bintu rero, icyo ushobora guhita ukora ni kimwe, ni bimwe tugiye gukora bita gukora CV, nicyo tugiye kwitaho cyane. Hano rero hari gukora profile, ni ubuntu rwose, nta mafaranga acibwa mu gihe ugiye gukora profile yo muri Aeropass, mu gihe wowe ufite laptop cyangwa telefone ugiye kwifashisha gukora iyi CV yawe, kandi CV iryoshye inaryoheye amaso ya rubanda. Uwo ari wese uyireba iba imushimisha cyangwa imuha kuba interested yo gusoma ibijyanye na qualification yawe ndetse n'ubushobozi bwawe, batibagiwe imyirondoro yawe muri rusange. Niyo mpamvu rero iyi CV nyabuneka ntabwo ari CV ugomba kutitaho, kudaha umwanya, kudaha agaciro, kubera ko iragufasha cyane kongera amahirwe yawe ya buri munsi mu byo ukora uko iminsi ishira. Kandi murabizi ko utagize nyine uburyo yamamaza ibikorwa bye, ntabwo nyine byoroshye kuba ibikorwa bye byabona ababigana. Niyo mpamvu no mu gihe rero uri kwa applyinga ku kazi, gerageza ukore CV isa neza kandi CV iboneye buri wese areba akumva ari interested. Hano rero nk'uko mubibona, hano hari start from Aeropass CV, hano ni create my profile. Uhita ukanda hano create my profile kugira ngo wuzuze profile neza. Iyo ukanditse hano kuri create my profile, wuzuzamo ibisabwa byose. Hano hitamo ururimi ugiye gukoresha. Hano ni format ya date ukuntu zigomba kuba zimeze, ubundi ukuzuza iyi fomu neza witonze. Iyi fomu uyuzuza nyine utuje kandi ibintu byose bitwara gake gakeya nta hubuhubu. Hano ushyiramo work experience, hano ushyiramo education and training, hano ugashyiramo personal skills. Reka nibura mbakorere sample. Hano ni format ni 26/2019, ubwo niyo format turaza gukoresha. Hano rero ni amazina, ni first name nkuko nababwiye, dutondeka uko indangamuntu yacu ibitondetse, ntago first name buri munsi zaba icyongereza, tugendera buryo ki amazina atondetse kuri document nko kuri ID cyangwa nko kuri passport. Hano rero urahitamo icyo ukoresha, nimba ari ID cyangwa ari passport. Ngiye kubera ko nkoresha passport, ndakwitamo passport ubikore, ariko ukoresha ID urashyiramo ID. Ubwo nushyiramo ID hano urandikamo nimero ya ID yawe. Numara gushyiramo ID uhitemo work permit, ubwo ni ese ni hehe nyine ubarizwa, mbese uburenganzira bwawe bwo gukora cyane bwita ku bihe bihugu. Ndashyiramo u Rwanda, duhitemo. Hano barakubaza date of birth, hano ni day ni kuri 3, hano ni M ni month,
z'ukwa karindwi. Hano ni iyi ni ku mwaka, uhitemo umwaka wavutsemo, nurangiza hano uhitemo aho wavukiye, city hariya kuri indangamuntu biba byanditseho. Hano ni icyo gihugu icyo ari cyo wavukiyemo, ni u Rwanda, uruhitemo. Hano ni gender, igitsina cyawe ni male, ngewe nationality ni ubwenegihugu kiremo u Rwanda, nguru uruhitemo. Hano ni email ukoresha, mwibuke iyo twakoresheje niyo nziza cyane ugomba gukoresha. Nindangiza hano barambaza phone number, ngenda akoresha mobile. Izi nimero tugendana mu ntoki nyine tuzita mobile. Uhitemo kode y'igihugu ni u Rwanda, uhitemo Rwanda, iyi 0 mpite nyisiba iri impande ya karindwi ko iraba iri kuri 250. Hano rero ni address, aho uba, aho ukorera, reka ngire aho nkorera. Hano ushyiremo iyo address, ubu nkorera Rutsiro. Hano address ya kabiri ushaka uba wanongeraho indi, ndetse nshyiraho ahandi Bugesera. Hano ni poste code, kubera ko amapostal code cyane tukunda kuyagira, hari abakoresha 250, ariko niyo wakoresha amazero 3 ntacyo bitwaye, kubera ko imijyi yacu myinshi cyane ntabwo irajya kuri GPS. Hano urashyiraho u Rwanda kuko ni mu Rwanda. Nindangiza nkande iri jambo bita next, ubwo iyi page ndaba nyirangije. Hano rero tuba tugiye kuri work experience, kijyanye na experience. Hano ushyiramo experience uheruka, ikigo ndetse na position. Hano bari kukubaza umwanya mperuka bawita ari Chadwood, care and education facilitator. Nindangiza iyo ubona bidahuye n'ibyo bari kukubwira hano hasi, uhita usa nk'ukanda hano kugira hagume muri ayo wiyandikiye. Hano ni umukoresha, ni VS Rwanda, niyo nakoreraga. Hano ni aho ikorera, ni Kigali mu mujyi. Hano igihugu ukagishyiramo ni u Rwanda, ugahitamo u Rwanda. Hano ni igihe watangiye n'igihe washoreje, hano ndabyandika. From, hano ni day, ndumva ari tariki 14 z'ukwezi kwa 11 2022. Hano ni ukugeza, ndashyiramo umunsi, ndakeka ari rukenze 15 z'ukwezi kwa 8 2025. Hano yo akazi ke katararangira ukanda ongoing ni ukugaragaza nyine ko bikomeje. Hano ugaragaza icyo twita activity cyangwa ibyo wakoraga. Hano first of all ushyiramo ikibanza nyine muri za activity. Ndashyiramo supporting, ukabyandika neza, isi teacher to understand and use play in their teaching. Icyo ni icya mbere. Working with local government to encourage people to bring their young children in the preschool class. Train school leader and teachers to implement learn through play approach. Turi kumwe, izi ni responsibilities zimwe nari nshinzwe. Hano ushobora gushyiraho more details, ariko iyo ari ibi gusa wari ushinzwe cyangwa n'ibindi, ushobora no kuzana to monitor
run through play project, collecting data during the implementation of run through play project. Ibi ni zimwe muri responsibility. Iyo urangije tukanda next. Noneho hano ni muri education, ariko hari igihe muri experience uba ubona hari zo ugomba kongeraho. Iyi ni imwe. Iyo rero hari n'izindi experience tukanda add new, nayo reka nazo zose nzishyireho nta kibazo. Hano position nari teacher and school based mentor. Ntazajya akantu kamwe usiga mu gihe uzaba uri gukora experience, kubera ko twose tuguha nyine intebe yo kumenya ko ari ubushobozi runaka ufite. Employer yari Nyarugenge district. City hari Kigali, niho yari iherereye. Country yari Rwanda. Hano turajya kuri date, ni from date, ni ryari. Natangiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2017. Ngeza ku itariki I think reka ngire 31 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Noneho hano naho wongere ushyireho icyo twita responsibility. Mbere na mbere rero planning and teaching English at primary 6. Reading, planning and supporting teachers during CPD for improving school success. Evaluating children for measuring their success. Working with school leadership in the school data management system like SDMS and TMIS. Participating in the school activity wabirangiza nabyo ugakora next. Ko nababwiye njyewe ndacyafite experience, ndakomeza nteranyeho indi experience, ndasubirayo gatoya kugira ngo nshyireho indi experience. Indi experience mfite ni enumerator and field assistant. Nindangiza hano barambaza employer ni IPA Rwanda, city ni Kigali,
igihugu ni mu Rwanda, nindangiza hano nshyireho from, ndumva aho hari mu kwezi nko mu mpeshyi, reka mbigire ko hari nka kuri za rosisi z'ukwezi kwa munani 2023, kugeza vuba aha ngaha nishaka mbifungane n'ukwezi kwa cumi z'ukwezi kwa cumi 2025, ibi kuko bari amakontragite. Nindangiza hano mshyireho responsibility, interviewing, entering datas, in the provided survey, checking if datas are accurate, interviewing respondent during survey, using map to navigate, people, location for interview, navigating survey from tablet before starting survey, for making improvement on survey and logic. Supporting field team to arrange their work and make a plan. Reporting field work and discussing with all field team. Nurangiza gukora izo responsibilities ukore next. Ndakeka nka experience yanjye nsa nkaho ngerageje kuyivugaho. Hano uraza kuri education uhera kwiri hejuru cyane ujya kwiri hasi. Hano rero barambaza title of qualification awarded ni Bachelor of Education. Hano barambaza organizing education and training, ni bandi batanze iyo training cyangwa nyine batanze bakwigishije, ni University of Rwanda, College of Education. Hano baraza kumbaza field icyo nize education. Hano barambaza field specified. Hano nge nize early childhood. Education.
iriya ni specified field. Hano barambaza kuvuga website ya kaminuza nizeho, ushobora kuza ugahita ukora www cyangwa ukandikamo University of Rwanda kuko niho nize, warangiza ukaza nk'uyisura ntujye nyine ku browsinga bisanzwe. Iyi link niyo nashakaga, nkahita nyikora copy, nkahita ngarukaho narindi kuzuza, nkayigira nte nkayipestingamo gutya. Hano ni level waba warizeho, nyibara nka level enye. Hano ni umujyi kaminuza iherereyemo, iba i Gikondo niyo headquarter, ubwo ni Kigali. Hano ni country ni Rwanda. Hano rero ni ibijyanye na details y'uburyo wizemo. Ndakeka naratangiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2015 ngeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 2019 nibwo nari ndangije iyi degree. Nindangiza nkore next, ubwo education ya mbere igiyeho. Ndamutse mfite n'izina yagiye mfata byo nabikora, ariko education undi nkoresha imwe ya nyuma gusa. Ariko ushaka kukomeza kongeraho izindi, hano kuri education subirayo ugakora iki, ugakora add education. Hano ni hahandi ushobora kongeraho high school. High school rero ni high school certificate. Hano hasi ni abayitanze ni TTC zaza. Hano ni icyo naba narize, naho nize education. Hano nize teaching social studies. Yego. Hano hasi ni website akenshi nayo tugira. Hano ni level akenshi twiga amarevel 6. Hano ni isiti yari iherereye Ngoma, ubundi iriya shuri naho n'uburukiri. Country ni Rwanda. Igihe natangiriye ndumva nubwo ntibuka itariki, ariko I think tubura no kuza muri kalendari ushyiramo itariki nyine watangiriyeho ukwezi. Twatangiye mu kwezi kwa mbere icyo gihe umwaka wari 2012. Rero nsoza mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa 10 2014 nibwo nari nsoje high school. Ugakanda next. Hano rero ugiye kujyanye n'indimi. Hano mujye mubyitondera cyane kuko ku ndimi naho barahakonta kandi bahitaho cyane. Hano rero ni mother tongue, ni ururimi rwawe kavukire, ni Kinyarwanda. Turi kumwe. Hano rero iyo ufite izindi mother tongue uzishyiraho, ariko ntazo hano ushyiraho izindi language. Ndashyiramo English. Turi kumwe. Hano rero kuri English bahita bakubabwira nyine gushyiraho amarevo. Level ya mbere bakubwira n'icyo buri level isobanuye. Hano bakubwira ngo level A ni I understand familiar words and very basic phrases concerning myself. Nukuba nyine washobora kumenya utuntu dusanzwe dutoya. A2 na I can understand phrases and highest frequency vocabulary related to area most immediate personal relevance. Bya bintu nyine bikwegereye, kumenya kwisabira ibiryo, gusaba amazi n'ibindi bitandukanye. B1 bayita independent user. I can understand the main point, clear standard speech on familiar matters, regular. Rero tuze kuri za C biba professional. Rero yo wowe uziko nibura ugerageza kumva icyongereza no kukivuga cyane, ushobora kutiha C1 ukiha nka B2, ubugeze ku rwego nibura rushimishije. Muri aha ni kuri listening. Reading kubera ko ho akenshi cyane abantu bagerageza gusoma neza, uyiha nka proficiency. Speaking nayo ushaka kubera ko vocabulary ushobora kuba utari professional ku rwego rwo hejuru, ushobora kuyiha independent. Hano spoken nayo ukayiha ikijyanye na independent iyi ngiyi. Hano kuri listening kubera ko abantu benshi cyane bashobora kumva ntibavuge, niyo washaka waha ino proficiency ya mbere yo kuri C1. Turi kumwe. Hano writing nabwo abantu baragerageza ubwo atari cyane, naho ushyiramo level yawe ukashyira independent user bitewe na level ufite. Yarundi rurimi rero uzi ukanda hano kuri add
another language ugakandaho ururimi ukarushakisha kuri liste. Ngiye kwandika French, nindangiza bambaze amarevo ho, amarevo yaho ngewe ndacyari basic, ntago ndagera kure cyane, niyo mpamvu ndaza kwitiramo basic awa A1, ndacyari ku ntangiriro rwose, nta kintu na kimwe mu gifaransa uretse two nize dukeya twatura tugabane mugani ngo bonjour, nta muntu utayizi. Urundi rurimi narwo rwongeraho, ngiye gushyiraho Kiswahili, nirangiza hano bakubwire nyine gushyiraho uko ucyumva. Ndagishyira kuri ino B1, hano kuri B1 hose ndashyira kuri B1, ni rwa rurimi nyine ushobora gukoresha wakumva ariko rutarenze cyane. Hano dushyire kuri B1. Hano rero nimba rundi rurimi uzi urakomeza ubishyireho paka umanutse ugeze hasi. Hano rero tugiye ku cyo bita skills, ni amaskills cyangwa ubumenyi ufitemo mu bintu bitandukanye. Ndahera kuri education kubera ko ni mu bintu byanjye, ni kariyeri. Buriya ndanahubutse, urarindira ikaza guhita yiyandika. Hari igihe ihita izana nyine zimwe muri data ukeneye zijya kuba related na ya qualifications ufitemo skills. Turakomeza twandike. Richard, ugashyiraho nka za leadership, ugashyiraho interpersonal, ugashyiraho communication, ugashyiraho monitoring, nkashyiramo consistency, wenda nkashyiramo digital literacy, wenda nkaba ndekeye izi skills. Iyo ufite iyindi kategori nabwo ushobora kuzongeraho ugahita ukanda create. Hano profile yawe uba ugiye kuyicreatinga, mbese ubwo ukoze ya profile yawe. Uko mubibona profile iba isa nkaho irangiye, ariko ushaka kongeraho indi section uba wayikora ku buryo nyine biza korohera, ariko profile yawe wamaze kuyikora. Rero iyo ugeze aha ngaha niho ushobora guhita utangira kuvuga ati ngiye gukora icyitwa CV. Urabona ko profile yawe yamaze kwikora neza, byose byitondetse uko uba wagiye ubivuga, bikishyira ku murongo neza cyane. Rero ushobora guhita ugaruka ku bijyanye no gukora CV, kubera ko uba urangije ikijyanye na profile yawe yose iba yarangiye. Iyo warangije gukora iyi profile, ibintu byose nyine uba wamaze gusa nkaho ubigeraho, kubera ko ikiba gisigaye ni ibijyanye no kumenya ngo ngewe ngiye gukora CV gute. Hano ni kuri my Aeropass cyangwa nyine kuri
ya poto yawe igaragaza ibyawe byose. Hano rero nshobora guhita nza nkakora icyo twita create CV. Ushobora gushyiraho nyine ukongeraho nk'ifoto, ugashyiraho driving license, ugashyiraho hobby n'ibindi bitandukanye. Ariko yo nta foto witeguye, ntago ari itegeko gushyiraho ifoto. Hano rero ndahita nza nkande create CV, na hano bahita basa nk'abakwereka nyine agasample. Hari new CV builder beta cyangwa kuri the standard CV. Nge mpitamo iyi nyine standard nshya ya CV. Hano bahita bakubwira turahera kuki, ndahera kuri profile yanjye, ya profile nsanzwe nyine mfite. Nurangiza hano bagusaba ibyo ugomba gukora, template, default, uburyo kuri class style irabimeze, ushobora kugira dark blue. Hano urabona ukuntu hahise hasa nyine hejuru ku ma headings, hahita hazaho utuntu nyine tutumanyeri. Hano kuri size ushobora gutamo medium cyangwa large, kuhisemo nyine bimwe niko byitondeka. Hano kuri show ushobora kugaragaza nyine logo ya Aeropass kuri buri page, kuryo kuri buri page uhabona aka kantu ka Aeropass, ariko cyangwa se ukagira no ko nta na hamwe ushaka kwazaho logo. Urabona ko Aeropass itivaho, ntago iza nka watermark. Hano ni page number, ushaka ko amapage yabashyira kuri number nabwo barabigukorera. Iyo umaze gukora ibi ngibi rero ushobora gukanda save and exist cyangwa ugahita ukora download. Ninkora download gutya barambwira error ihari nuko ntise izina CV yanjye. Ikiza rero ushobora kuyita amazina yawe, wenda ugiro Jonas CV, washa wenda ukagira Aeropass CV. Warangiza hano ukaba wakora save, ushobora kuyisevinga ugasa nyine nkaho usevinze CV yawe, ku buryo anytime wayishaka ukayikuramo. Ku buryo download iba yoroshye cyane, igihe cyose waba waraforomase machine wayibitsemo, agatelefone wabitsemo n'ibindi bintu bitandukanye, waba nyine wasubiramo ukakora login ukaba wa downloadinga indi CV. Urabona nka hano nyine imaze kuba saved, naza hano nkaba nakora download cyangwa editing. Urabona nyine ya CV iza muri amazina nayise, ukaba uyifite aha. Ngiyi rwose ukuntu CV yawe ibipanze, urabona ko ari CV itajagaraye, aba ari aga-CV nyine gatunganyije mu buryo buri wese aha amaso akabona nyine karamubereye cyangwa nyine kagaragara uko abishaka. Uko mubibona rero, iyi niyo CV bita Aeropass CV, buri wese yayikorera ku buryo imufasha mu gihe ugiye kwa applyinga, cyane cyane nka wa mwanya twabonye hano. Bivuze ngo direct ino CV yanjye nahita nyisubmitting. Hari ababambaza ati ese umuntu noneho yasubmitting ate ya CV ye? Nuvuga ngo icyo nkora, ufata iyi mail ukayikora copy, ugahita uza muri mail yawe usanzwe ukoresha akazi ka buri munsi. Hariya nakoshe Mbijojo Editech niyi, ariko akenshi nkoresha mu kazi iyi email. Iyi ngiyi nuko iriho indi profile. Narangiza nkahita nza hano kuri compose, nkahita nshyiramo email ya baduhaye, nkayipestinga hano nkashyiramo ya mpamvu batubwiye ngo twandike ngo RTA assistant, niyo marked cyangwa niyo mpamvu. Ndaza hano kuri subject ari byo pestingamo, hano wandika message gato cyane, nurangiza ukore upload ya CV yawe imwe tumaze kudownloadinga. Iyi ngiyi niturangiza dusubmitting. Ni ibi rwose biba birangiye. Murumva ko iyi Aeropass naga CV koroshye. Iyi ni profile dutangiranye step by step ku buryo buri wese yagize ibyo amenyamo. Nyabuneka nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no ya YouTube channel, wakanda subscribe n'inzogera imenyekanisha kugira ngo igihe dukizeho video cyangwa amahugurwa ube wayabona mu wa mbere, mbese ube wahita ubona amasomo cyangwa inyigisho zitandukanye muri ibi bintu. Ndumva rero bonne chance ku bantu bagiye kugerageza amahirwe, kandi ndakeka ko ibirabaza kwabera byiza cyane. Mbibutsa ko ya gahunda ya Arima yo kuba wabona amahirwe yo gutura muri Canada, muri Quebec, aho wuzuza profile, iracyakomeje. Ntago iriya gahunda izahagarara. Iriya gahunda umubare we wese nyine yemere kuyuzuza,
ni ukuzuza profile yawe kugira ngo ugaragaze interest yawe ushyizemo ibijyanye na qualification ndetse n'ibijyanye n'ubumenyi bwawe. Ni nka CV yawe mbese wubakamo ku buryo umuntu abona ko ukeneye akazi akaba yagukora icyo bita nomination cyangwa yagushyira ku rutonde rw'abahabwa akazi. Gukora ibi bintu ni ubuntu wabyikorera, ukeneye ubufasha uratwandikira tukaba twagufasha kugira nawe wohereze ubusabe kandi biba ari ibintu byoroshye. Ukeneye ubusabe ko cyangwa se ukeneye ko twamufasha kwa applyinga cyangwa kuzuza amadosiye atandukanye, ntimukajye mucikwa. Inimero iri kuri screen iba no kuri WhatsApp. Kandi ikindi gukora subscribe yawe cyangwa gukanda inzu yamenyekanisha wanakoze sabu biguha amahirwe yo kujya ubona video igihe cyose tuyishyizeho, kandi video zacu ziba zirimo inyigisho ndetse n'amahirwe atandukanye. Tubaragije Nyagasani Imana ishobora byose kugira ngo ikomeze ibafashe muri byose kandi ibahe umugisha mu byo mukora, ndetse amahirwe masa abe kuri mwe muhora mudukurikira ndetse n'inshuti zanyu n'abavandimwe. Igihe cyose rwose iyi video igushimishije ukanda like, ukaba wanasangiza na bagenzi bawe ukanze kuri share, ndetse wabona afite igitekerezo cyangwa ikibazo ukaba wabyandika muri comment kugira ngo tujye tubiganiraho umunsi ku munsi.